Papa Charlene agize gutya aje afite fact mizingo ya fact ibimenyetso za evidence aje gusubiza umugore mu bitangazamakuru. Yes, ni inkuru ya trendinze cyane ivugwaho n'abantu benshi. Mama Charlene yari amaze igihe kinini cyane yigisha nyine mu buryo butandukanye ijambo ry'Imana, ariko mu byo yigishaga akavangamo no gutanga ubuhamya bw'imibereho yagize mu rugo, avuga uburyo umugabo nyine yamugoye, avuga ibintu byinshi bitandukanye mu bintu byinshi no mu nyigisho z'abantu nyinshi barazizi. Abantu rero baritegaga ati Papa Charlene bari bamufitiye amatsiko yo kumumenya, bafite amatsiko yo kumenya Sarahari, bafite amatsiko yo kumenya ngo avi yiwe niye kuri ibi bintu. Umugabo rero yaje nawe kuza mu itangazamakuru, aza yateguye mugani wawe imizingo ifite amafate za evidence. Narahashye iki gihe dore inkwano diresi y'inkwano ngiyi, dore ibi nibi bimeze gutya, dore ibintu byinshi rero nayo ni inkuru yatarendinze nyine nkuko wari ubivuze. Isiga abantu n'ubundi ntibasobanukiwe kuko kumenya ukuri hagati yabo cyabaye ikibazo. Ariko Joe ntekeza ko ni kimwe mu bintu gishobora kuba cyaratumye Mama Charlene kigaragara cyane, takigisha cyane kuko yaratrendingaga cyane. Arigisha ariko nta gitanga bura buhamya bijyanye wenda ahubwo byagabanije wenda evidence yo kuvuga ibintu byinshi akizemo iby'urugo cyangwa ibijyanye n'umugabo wenda. Yego hari naho abantu bibaje ati ibyo bitangaza biri hehe. Nituvuga ku banyabitangaza n'ubundi hari buze kugarukamo bamwe muri babandi nyine bavuze amadini yaburiwe irengero, Bishop Rugagi, Pastor Imantambara, Prophet Fire, n'abandi batandukanye umurindi bari bafite kuko bigeze bahitinga bikomeye. Wanyura hano atuye ngo yazuwe na runaka, uyazuwe na runaka, uri yavuye kuzura umuntu ibunyanaka bimegenze gutya. Ariko ngo umwaka wa 2020 numwe mu mwaka utarabonetsemo abanyabitangaza benshi kubera yuko Joel y'uno mwaka w'igipimo navuga ku bantu bose, ariko no byageze muri gospel bigaragaza ibintu byinshi cyane. Navuga ko no mwaka niba ko gukora ibitangazo cy'indwara corona ikabizengeje abantu uri he 2019 na 20 niba bavuga Rugagi, umuntu wese ahitaga abyumva, ahita yumva TV7 nayo yarazimyira, nayo yaragiye ijyanye n'itorero. So nibyoroshye rero twavuga ko Joel umwaka wa 2020 usize itorero Redeemed Church ridafite aho ribarizwa ryibagiranye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi nyamara rimwe mu matorero yigeze rihitinga, ariko rikaba rwose 2020 usize mu mitwe y'abantu cyangwa y'abanyarwanda bibagiwe iryo torero ko ryaba ryarigeze ribaho. Reka dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kwiyobokamana TV. Ni kwako nimutumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru zitandukanye, cyane cyane turi mu mpera z'umwaka wa 2020 twitegura kwinjira muri 2021. Ni igihe cyo gukora inkuru rero tureba uko umwaka wagenze, cyane cyane nyine dukora iyobokamana twebwe tujya muri gospel nyine, akaba ariho tugenda tureba byinshi biba byaragiye bivugwaho, inkuru zitandukanye zagiye zivugwa. Niyo mpamvu tuba rero twagize ngo reka tubibegeranye ubundi tugende tuzikora. Rero ntabwo ndi njyenyine kuri kamera z'iyobokamana TV, ndi kumwe n'umutumirwa no muntu dusanzwe dukorana inkuru z'ubusesenguzi zo kureba zo kwanaliza ibintu bitandukanye. Reka muhereze ikaze kuyobokamana. Mwiriwe neza Kaira? Mwiriwe Joel. Amakuru turashima Imana cyane. Yes, tuguhaye ikaze kuyobokamana TV. Ndabyishimiye cyane Joel, ngira ngo sibwo bwa mbere abantu basanzwe babimenyereye tujya dukunze gukorana. Ngira ngo tubahe ibyiza iyo twakoranye. Niko bimeze kabavungurira ku bumenyi dufite. Turagerageza rwose kubahereza ibyiza. Nanjye nishimiye ko Bwiza ndetse n'iyobokamana tugiye gukorana ikiganiro aho tugiye kureba ibyaranze umwaka wa 2020. No kureba ibyaranze umwaka mu 2020 turajya mu bisata bitandukanye, turajya mu madini n'amatorero, turajya mu myidagaduro ya Gikristo, turareba ibitaramo byagiye bitaba kubera icyorezo cya coronavirus, turareba abahanzi bitwaye gute, turareba abapasteri badukanye udushya twinshi dutandukanye. Byose turi buze kugenda tubigarukaho nkuko nyine twabibwiye abantu no mu kiganiro cyatambutse. Yego Joel, twabibabwiye tubabwira ko tuzavuga ku bintu byinshi cyane Joel, aho rwose 2020 twavuga ko ari umwaka utarabaye mwiza ku gisate cy'iyobokamana. Aho abaririmbyi bamwe batagaragaye cyo kuza, aho bamwe batangiye kugaragara muri kwa 12 aho twavuga ko abahanzi bagaragayemo, abasuraga indirimbo mu firizo ntibakizikora, amakora ariyo yarazimye burundu.
aho u Rwanda nanone rwungutse kardinali Joel nibirebire ako Joel twatangira wenda ku matorero amwe namwe yaburiwe irengero. Yes, turase waruvuze ati reka dutangirire ku matorero yaburiwe irengero. Umwaka wa 2020 ni umwe mu myaka usize hari amadini koko aburiwe irengero neza yibagiranye mu gihugu cy'u Rwanda. Joel navuga ko usibye no kuba corona yaraje covid ikaza igaheza abantu benshi mu rugo wenda hari n'abenshi bagize ingaruka ariko izi ngaruka zageze no ku madini ariko nto zije zihuhura n'atarahagaze. Joel nakubaza utubwe nkubaje nk'umuntu wenda kubaza ati idini ryavugwaga muri 2019 niriye Joel niriye madini yavugwaga muri wenda mbwira rimwe ritakihari umuntu ashobora nko kuvuga wenda itorero rya Redeemed Gospel Church rya Rugagi rya Bishop 2019 na 10 niwe wavugaga Rugagi umuntu wese ahitaga abyumva ahita yumva TV7 nawe yarazimyira nawe yaragiye ijyanye n'itorero so nibyoroshye rero twavuga ko Joel umwaka wa 2020 usize itorero Redeemed Church ridafite aho ribarizwa ryibagiranye mu gihugu cy'u Rwanda kandi nyamara rimwe mu matorero yigeze rihitinga ariko rikaba rwose 2020 usize mu mitwe y'abantu cyangwa y'abanyarwanda bibagiwe iryo torero ko ryaba ryarigeze ribaho. Ngira ngo Joel urebye uko byagiye bigenda kuri itorero ryagiye rivugwa cyane cyane ku mushumba waryo Bishop Rugagi wavuga cyane nk'itorero nyine ribayiramo ibitangaza kuba iri torero ryaragiye Joel rivuze iki kubiri torero ryaba kuko ryari itorero ry'ukuri ryaba ryari itorero ryari ryaje kubw'umugambi w'Imana cyangwa se igihe cyarageze riragenda ricaho nk'abandi bose kubiri torero ryarabuze cyangwa ryaraburiwe irengero mu Rwanda biragaragara yuko ryasaga ryubatse ku muntu yego kuko hari n'andi matorero yagiye abashumba bagiye babura wenda cyangwa bikagira ukundi bigenda ariko wenda agasigara ahagaze ariko niba umuntu ageye abuze cyangwa agiye n'itorero rigahita risenyuka ikigaragara ko iryo torero ariwe ryari ryubakiyeho ni wenda nicyo ngewe nabisubiza mbese nvango itorero ryari wewe itorero ryari Joel naye matorero yaburiwe irengero nkuko twatangiye tuvuga wenda tuvuze amatorero yaburiwe irengero ntabwo twavuga Redeemed Gospel Church mu Rwanda nta nubwo twakwibagirwa itorero ryitwa urufatiro rwa Kristo. Urufatiro rwa Kristo ryari itorero ry'umupasiteri witwa Pastor Ntambara. Iryo naryo ngira ngo 2020 usize mu mitwe y'abanyarwanda baryibagiwe yego ariko Joel ari n'indi torero ry'umupasiteri witwa Bosco Bishop Prophet Bosco Fire bakunze kwita Fire bakunze kumwita Fire n'itorero rya Patmos ariko we wanza rimaze rizimye ariko rirakanyakanya ariko se cyafite imbaraga nko ryari rimeze rikiri kumuhima ryari rimeze ariko ryo ntabwo umuntu yavuga ngo ryabaye destroyed cyane nkayo ngayo wenda twavugaga kubera yuko ni mu gasyata basengera ni hehe bafite ukuntu batera nyuma yaho bagiye bahanyanyaza nubwo mushumba waho waryo adahari ari hanze avuga ko yagiye ku ishuri niko avuga ndetse bivugwa ko azagaruka nkuko babivugwa turabyiteze ngo tuzarebe koko niba azagaruka. Joel kandi aha twavuga ko turi kwihuta cyane kugira ngo two gutinda witwa Yongwe nawe itorero rye rishobora kuba naryo ritari ni itorero ryo mu kirere nyamara ati ngewe nitwa Apotre Yongwe ndi umushumba w'amatorero ya Horebu Church kwisi no mu Rwanda. Ndakubwira ngo Joel 2020 n'umwaka usize ibintu ku karubanda muri gospel cyane kabisa abantu benshi bayobotse social media bamwe bazikoresheje neza abandi bazikoresheje nabi abandi bagumye kwibera muri analogue yabo yes twakomeza Joel abanyabitangaza rero barageze gutya barazimya umwaka wa 2022 ni umwaka usize abanyabitangaza baciye baje bakora ibintu byaciye icyo bita igikuba muri rubanda basa n'abaguriwe cyane muri Kigali mu Rwanda. Ibyo bitangaza byabo abantu benshi bagiye hari naho abantu bibaje ati ibyo bitangaza biri hehe tuvuga ku banyabitangaza n'ubundi hari buze kugarukamo bamwe muri babandi nyine bavuze amadini yaburiwe irengero Bishop Rugagi Pastor Ntambara Prophet Fire
n'abandi batandukanye umurindi bari bafite kuko bigeze bahitinga bikomeye wanyura hano atuye ngo yazuwe na runaka uyazuwe na runaka uriya avuye kuzura umuntu ibunyanaka bimegenze gutya ariko ngo umwaka wa 2020 ni umwe mu mwaka utarabonetsemo abanyabitangaza benshi kubera yuko Joel uyu n'umwaka w'igipimo navuga ku bantu bose ariko no byageze muri gospel bigaragaza ibintu byinshi cyane navuga ko n'umwaka niba ko gukora ibitangazo ukize indwara corona ikabizengeje abantu uri he nibyo twigeze tubivuga kandi ko bakize indwara zikomeye tuvuga ngo wigeze ukora inkuru icyo gihe kuri bwiza ndayibuka ubaza ngo abanyabitangaza bari hehe ngo bigaragaze badukize iki cyorezo cya coronavirus niba baravugaga ko basengera sida zigakira bagasengera indwara zananiranye zigakira kubera iki coronavirus yazahaje abanyarwanda gutya abanyabitangaza bari urabyuka ko hashize nk'icyumweru kimwe yasakara video ya Rugagi avuga ko yakijije ngo umuntu urwaye coronavirus ngo n'abandi bantu bayirwaye nibamuhamagare ngabatsinga icyo gihe inzego z'umutekano zabibonye nko kugumura abantu kuko hari abantu burya bumvira abashumba cyane ku buryo bakomakomye ati nyaboneka muramenye hatagira ugendera muri icyo kigare mukabura kwibahiriza amabwiriza turi kubahereza abanyabitangaza rero muri 2020 barabuze ariko kandi nubwo babuze nyamara hanadutse noneho abadi benshi ibyo nabyo umuntu ntiyabyirengagiza yego Joel nakubwira ko ari kuko byagenda kose Joel abo bitangaza byakorerwagaho bamenye ukuri Joel icyo cyanacyo uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ni umwaka usize abakristo cyangwa abagenerwa bikorwa ba gospel bakangutse barakanuye bacanye kujisha bameze nka zira rope za kamera biragoye kongera kubatuburira hari abantu bagiye bagerwaho n'iterabwoba ry'abakozi b'Imana niba abakozi b'Imana ati nutabigenza gutya biraba gutya tanga ituro wabwira umuntu kugusengera ati ishyura amafaranga ya naya wabwira umuntu ati nkorera deliverance yishyurwa ya naya akagenda kazana mirongo yo muri bibira mu isezerano rya kera uburyo Imana yabanaga n'Abisiraheli akabizana ku byagiti wariza ubu ngubu ugasanga byabaye ariko abantu bagenda bavumbura abateka mutwe muri gospel ku buryo umwaka wa 2020 usize mu mitwe y'abantu hakorupyemo yuko bigoye gupfa gutubura Joel nabwira abantu uzakubeshya uzamubwira uti kuki COVID-19 utayigize kuki ntacyo wayikozeho ubu nibaza ko abacuzaga ubwoba kutagira umutekano birangiye Joel ngira ngo kabisa ubwoba ni kutagira umutekano cyangwa bazagutera ubwoba Joel hari abo bagiye ubwoba ntabwo bubura hari umuntu usanga dusengera ko ati nutabigenza gutya biragenda gutya ati noneho ati imigisha ngiye kuguhesha ngiye kuyivunjamo imivumo ngiye kukuvuma kandi uwo mvumye aravumika hari n'umwe mu bakozi b'Imana niba ari umukozi w'Imana wigeze uvuga ati ngiye ntabwo ngisenga Imana ngo impereze umugisha cyangwa ugira ute ahubwo ngiye ubwanjye ndi umugisha ati umuntu kwirirwa asenga Imana ngo muheshe umugisha si ngombwa ahubwo ngiye ntango imigisha ngiye ubwanjye byaravuze ngira ngo Joel hari n'akavido kwigeze gusirikira kavuga ngo umuntu arakubwira ngo tanga iki nguheshe umugisha kuki we uwo mugisha ufite yawigaruriyeho kugira ngo kubwire ngo uzana kiriya cyawe ngo umugisha ni ikibazo nyine ngira ngo abantu bamenye ubwenge Joel tugeze mu bitaramo Joel itaramo byarabuze ibitaramo bya gospel byarabuze uzi yuko coronavirus igera mu Rwanda mbere gatoya yuko ihagera hari ibitaramo byari byateguwe bya gospel byari birimo icya Adrien Misigaro ndetse na Gentil bari bateguye ku itariki ya karindwi niho cyagomba kuba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 3 2020 hari ku cyumweru yego muri Kigali muri arena mu ntare arena conference arena yes nacyo ntabwo cyabaye nyine kubera icyorezo n'ibindi byinshi bitandukanye harimo n'icya Pastor Bizimana cyabaga cya celebration n'icyabaye Israel mbonye yari yateguye igitaramo uyu mwaka muri Kigali arena cyarafayirinze nticyabaye nyine kubera icyorezo COVID n'ibindi bitaramo byinshi bitandukanye birumvikana nta warenga abo bahanzi kuko byose byatewe nyine no kurinda n'ibibazo bikomeye cyane ariko Joel nkagaye abahanzi bo mu Rwanda aho ku isi ahantu hatandukanye abahanzi ba gospel benshi bagiye bakora ibitaramo kuri social media kuri YouTube bo batinze kubikora benshi babikoze nka muri za Nigeria babikoze mbere abenshi babikoze mbere ikindi hano mu Rwanda n'ababikoze abenshi ntabwo ari byo biteguriye cyo kozo uretse nk'umuhanzi kazitonzi tonzi ni wagize gutya ataramira abantu ategura igitaramo ataramana n'abantu ngira ngo hari n'abandi bagiye babikora Israel mbonyi yagikoze cyari
cyari cyo buriya cyangwa nago cyari iki ntabwo cyari East Africa promoter East African promoter ngira ngo hari icyo yakozera wenyine ngira ngo ntacyo yakoze n'abandi benshi ntabyo bagiye bakora nyine byagaragaye ko habayemo faiblesse cyangwa niba ari ukwitinya niba ari iki nuko twavuga kwenda ko ari ikintu gishya cyabaje ariko urebye nko muri za Nigeria, South Africa, Tanzania bo bagiye bakoresha social media cyane ku gutaramana n'abakunzi babo. Yego. Joel, reka tujye nanone kuri gospel wenda tujye kuri cya kintu tugeze kuvanga abantu bamenye ukuri. Joel, abantu bamenye ukuri mu buhe buryo? Abantu bamenye ukuri kubera abantu umwaka wa 2020 ni umwaka uziko wabayemo ifungwa ry'insengero ndetse ni n'umwaka wadutsemo cyane icyo bita abahanuzi buri wese akavibunyana akaza ngo nzanye ubutumwa, bamwe bakaza mu cyetura akava ku gikongo aratinzanye ubutumwa bwa Amerika akabutangira kuri YouTube wenda reka mvuge kwiyobokamana wenda atagira uvuga ngo ndamuvuze ukibaza ukuntu ubutumwa bwa Amerika Imana ibuzana kuyobokamana mu Kinyarwanda n'ibindi byinshi hadutse ibintu byinshi haduka noneho ikintu navuga ntabura kuvuga ngo aba diaspora bashyizwe kw'Ibere bamwe mu bashumba ndetse n'abitwa ngo nabahanuzi bataye intama zo mu Rwanda bajya bahanga amaso zo muri diaspora ku ntego yuko nibo byoroshye gutuburira, nibo byoroshye kubakuramwe amafaranga kurusha abari hano imbere abahano nabo bamerewe nabi. Uvuga yuko aba diaspora banyumve neza ntabwo mvuze ko kuba byoroshye kubatuburira bivuze yuko ari injiji, ahubwo hari ukuntu wenda ahantu baba bari batabona abahanuzi benshi nk'uko hano biba bimeze, batabona ababwiriza butumwa benshi nko hano n'ibiki, ku buryo usanga bishobora korohera umuntu washatse kubamanipira uko ashaka babwira ko ari Imana ivuze kukoro. Rero bashyizwe kw'Ibere cyane, intama zo mu gihugu zisa n'izaratereranywe. Joel, wenda mu yandi magambo abantu benshi bakunze kuvuga ko intama zo mu gihugu zatereranywe kubera ko abapasiteri n'abashumba bayobotse social media, bayobotse YouTube bakibwirira abantu bo hanze aho kureba za ntama zabo mu gihugu. Joel, twagiye kandi ngo abantu baraguye bikanavugwa ko bamwe banagumutse. Abantu baraguye bikavugwa ko bamwe bagumutse. Iki gishatse kuvuga ko muri uyu mwaka w'2020 nk'umwe mu myaka nyine habaye nyine guma mu rugo, insengero zifunze n'iki cyose, utarukijijwe ngo abahagaze akaba yarahagaze nko ku muntu wenda cyangwa akaba ari wa mukristo wumvaga yuko Imana yishakira mu rusengero, ngira ngo we nyine yaraguye. Ariko abagumutse hari abamenye ukuri kurabagumura. Ukugumuka mvuga ntabwo ari greve, ahubwo ndavuga ni ukugumuka mu mitima, bagumutse birashoboka ko Imana wayibona, bagumutse mu maso y'abashumba ariko ku Mana bamenye ukuri. So nuvuga ngo Joel, mu yandi magambo wenda twegeze no kubivuga mu byo twaheroke ahanini bizinze bino, aho bavuga ngo abantu baraguye bamwe baragwa, ariko iyo urebye Joel ntago arabarukwa ko abantu, ahubwo iyo urebye ubona ari ukuri abantu bamenye uko bamenye ko Imana aho muri hose muragenda. Mu gihe babwirwa ko Imana bayisanga muri zanzu z'insengero, bakabwira ko nutindaho gatoya uzasanga raporo ya marayika yagiye. Ibyo ni ibintu byinshi byagiye bibwirwa abakristo, hagiyeho haba kwisubiramo kw'amagambo aho umuntu yivuguruza, ariko ngira ngo abantu babonye ko Imana aho wajya hose mwagendana. Joel, ngiye kubwanyu mbona atari kwivuguruza, ahubwo abantu bamenye iki, bamenye ukuri, ntago ari ukugumuka. Bagumutse mu maso barafashe bugwate ariko bamenye ukuri. Niko bimeze. Joel, wigeze kuva ku kintu cyo kwaduka kw'abahanuzi. Abahanuzi barabahanuzi b'ibinyoma, barabahanuzi b'ukuri, kubera iki badutse muri 2020? Wenda kuvuga ngo abahanuzi babaye benshi kuri social media nuko ariho bagaragariraga, kuko abenshi bakababaga bakorera mu nsengero. Urumva ntabwo umuntu yavuga ko abahanuzi bose baje mu 2020 bakaza kuri social media bose ari abibinyoma. Ahubwo impamvu twabonye ko habaye benshi cyangwa hadutse benshi nuko nabo kuri bakoreraga mu nsengero baje kuri social media. Ariko noneho hari n'abandi baprofise kuri social media baza nyine batubura barabi ibinyoma. Urumva habaye abahanuzi b'ukuri, haba nabi ibinyoma noneho bagaragaye nyine. Abo bibinyoma nibo babandi wahamagaraga ati nsengera, bagashyiraho ibiciro, deliverance y'isabaya, ibiki n'ibiki byose bakabishyira amafaranga. Ari nayo mpamvu
ari kimwe mu bintu twavuzeho kare tuvuga ngo aba diaspora bahawe ibere abo mu gihugu basa kubera ko aba diaspora baribwiriza biroroshye kubabwira ko bakohereza amafaranga biki byose umuhanuzi wese wagiye ukora yabaga hanze amaso muri diaspora cyane kurusha hano mu gihugu. Hadutse n'abantu bavuga ko bashobora gusengera ukabona umugabo cyangwa ibi bikakurwaho cyangwa se ugakira. Yes, bagiye bakoresha amaterima atandukanye. Hadutse abavuga yuko basengera umuntu yarakwanze warabuze umugabo cyangwa umugore bafite ubushobozi bwo kugusengera ukamubona vuba baje bavuga ko iyo bavuze gutya mu ndimi runaka digiri biba bivuze ibintu ninona habirabaye ibiki haje abivuruguta mu isayo ngo bari kwerekana agahinda abashumba baba bafite iyo bari gusengera abantu habaye udukoryo twinshi cyane mu bintu bijyanye n'imisengere cyangwa n'ibijyanye n'ubuhanuzi abantu bagiye bakira muri 2020. Habaye dushya mu bashumba Joel harimo ngo n'impano nshyashya cyane iyaduka habaye udushya mu bashumba turimo n'impano nshyashya. Impano nshyashya nyine zariyogeye zitari zimenyerewe tuvuze impano nshyashya ni zitari zimenyerewe n'abantu kugaragara mu rusengero. Yes, ibyo byose byagiye bigaragara mu mwaka. Yego Joel. Hanyuma hari ikindi kintu cyagaragaye wenda ubu twimbitse tugeze no mu nkuru nyankuru zavuzwe cyane. Joel wenda tukiri mu gihe cya COVID-19 igitangira Apotre Mukabadege yagize gutya atabwe muri yombi. Apotre Mukabadege Liliane no umushumba w'itorero umusozi w'ibyiringiro yagize gutya ababeshye inzego z'umutekano maze bamuta muri yombi icyo gihe yavuga ko ngagiye kuri radio ariko babikurikiye basanga ntabwo ari hagiye yigire ku rusengero hano Kimisagara yigire ku rusengero. Iyo nkuru nayo yaratredinze ivuga ati ni gute umushumba umuntu w'intore y'Imana wakagombye kubikitegererezo atinyuka akagira gutya akabeshya kandi ubundi abantu nk'abo bakwiye kuba nk'abatagatifu. Utwo no dushya twagiye turanga abashumba Joel. Twagiye kandi Joel ku yindi nkuru yavuzwe ni inkuru ya Mama Charlene ndetse na Papa Charlene. Papa Charlene agize gutya aje afite fact mizingo ya fact ibimenyetso za evidence aje gusubiza umugore mu bitangazamakuru. Yes, ni inkuru ya trendinze cyane ivugwaho n'abantu benshi. Mama Charlene yaramaze igihe kinini cyane yigisha nyine mu buryo butandukanye ijambo ry'Imana ariko mu byo yigishaga akavangamo no gutanga ubuhamya bw'imibereho yagize mu rugo avuga uburyo umugabo nyine yamugoye avuga ibintu byinshi bitandukanye mu bintu byinshi no mu nyigisho z'abantu nyinshi barazizi. Abantu rero baritegaga ati Papa Charlene bari bamufitiye amatsiko yo kumumenya bafite amatsiko yo kumenya Sarahari bafite amatsiko yo kumenya ngo avi yiwe niye kuri ibi bintu. Umugabo rero yaje nawe kuza mu itangazamakuru aza yateguye mugani wawe imizingo ifite amafakte za evidence narahashye iki gihe dore inkwano diresi y'inkwano ngiyi dore ibi nibi bimeze gutya dore ibintu byinshi rero nayo ni inkuru yatarendinze nyine nkuko wari ubivuze isiga abantu n'ubundi ntibasobanukiwe kuko kumenya uvuga kuri hagati yabo cyabaye ikibazo. Ariko Joel ntekeza ko ni kimwe mu bintu gishobora kuba cyaratumye Mama Charlene kigaragara cyane takigisha cyane kuko yaratrendingaga cyane arigisha ariko nta gitanga bura buhamya bijyanye wenda ahubwo byagabanije wenda evidence yo kuvuga ibintu byinshi akizemo iby'urugo cyangwa ibijyanye n'umugabo wenda yego nabyo byarabigabanije. Ariko nyuma yarakomeje kubwiriza yakoze shene yiwe yarakomeje ahubwo hari isomo byasigiye abantu cyangwa hari terime nakunze kuvuga cyane n'abantu tuvuga ngo ikinyoma giteguye neza kiruta ukuri kuri makavu. Nubwo tutazi ufite ikinyoma muri bari ariko ntabwo tuzi ufite ikinyoma giteguye neza ntituzi ufite ukuri kuri makavu gusa hagati yabo umwe muri bafite ikinyoma giteguye neza. Ikindi Joel navuga nasa nk'ujyaho inama nta muntu ukwiye gutanga ubuhamya hano bushingiye ku rugo. Buryo urugo ni ikindi kuko umwe araza akavuga ibyo undi akavuga ibyo bigasiga abantu muje. Ibyiza nuko abantu baje kwicecekera ubuhamya bw'urugo umuntu akabushyira iruhande. Ni igitekerezo cyiza. Ni igitekerezo. Joel twagiye hanyuma tugiye ku bukwe bwavugwaga ubukwe bw'umuhanzi Patient Bizimana.
Pasi Bizimana muri uyu mwaka wa 2020 havuzwemo nyine ubukwe bwe birasakuza nyanoza bibantu barabishima aravuga ati yumviye papa uzi ko papa yigeze amubwira muri concert ya Easter celebration amubwira hari kuri stade hari icyo gihe gira ushake rwose dore urakuze abantu bose rero babyakiranye yombi nyine harya bwararangiye byagenze ntago ndamenya niba bwarabaye ushobora kuba bwarakomwe mu nkokora na COVID-19 ariko ngira ngo process yabwo irakomeye ariko ikiriho nuko bwavuzwe cyane nabo bwatrendinze mu binyamakuru Joel twagiye korali zaburi wirengero hiti nihangana no gusohora amavideo gusohora amaudio kubiki byose zaragiye kwendeka ziratuza zimwe na zimwe zarabuze katubabaze korali mwagiye bite byanyu muri he mwagiye hehe mu byigana bakoraga gusohora amaudio amavideo kuki batawukoze bajya ku YouTube ngo baririmbira abantu reka dukomeze wenda tunenga amakorali yabuze tunashima zabonetse hari amakorali yagiye aboneka harimo umuntu yavuga za Silowamu ifite chaîne ya YouTube yanyuzagaho live umuntu yavuga Jehova Jile ya Sepu Yerika ifite uburyo yataramanaga n'abantu umuntu yavuga turavuga izihera ninkeya korali zarabuze kandi si no ni mu matorero yose aho yazimye ariko nkibaza ingufu bakoreshaga cyagihe babyigana mu masare kuki batazikoresha bajya kuri social media ngo bavuge ubutumwa batange indirimbo zabo wari umwanya wihariye Joel wo kuba none cyari gihe cyo gufasha abantu bari mu gihe cy'ubwihebe gihe cyo kwibaza ejo bizagenda bite cyari gihe cyo gukora umurimo kw'abaririmbyi yego cyari gihe cyo gukora umurimo kw'abaririmbyi ariko baragize gutya bariheza cyo koze batangiye kubyura umutwe ubu ngubu mwiyemetsi wenda kwisengero zifunguye umunsi insengero zitazaziriho korali ntizizaririmba baririmbyi ntazaririmba nibyo umuntu yakwibaza wenda ariko nyemerera kuko ikigano cy'amakorali cyo ni kirekire cyane tuzakigaruka ko tukigira ikiganiro kwacyo yes Joel muri uyu mwaka kandi nibwo Ap.Masasu yabuze umuvandimwe we Bishop umuntu yavuga ngo yabuze umujyanam yavuze ko yabuze umujyanam interview na Ap.Masasu nyuma yuko avuye mu mihango yo gushyingura umuvandimwe we ubwo ni Bishop Masasu yari umushumba wa Restoration Church ishami ry'Irubavu ariko akaba by'umwihariko ngo yari n'umujyanama wihariye nyine wa Ap.Masasu yaramubuze rero kuko yaratabarutse nyine ni inkuru nayo yavuzwe cyane Ap.Masasu yavuze yuko ari umuntu yafataga nk'icyitegererezo cyane ku bintu byinshi yaba mu nama n'impanuro ndetse no gukunda gusenga nibihe byiza bagiye bagirana nyine nk'abavandimwe ngo ntabwo ashobora kubyibagirwa niko yambwiye muri interview twaje iyo ni inkuru nayo yavuzwe cyane muri gospel Joel kandi muri uyu mwaka havuzwe igenda rya Gitwaza muri Amerika Apotre Gitwaza ni umwe mu bashumba nabo batajya batuza bajya bavuga ibintu byinshi nyine yagiye muri Amerika ndetse yagiye asa n'usiga asezeye avuga yuko azajya no kuza hano ashobora kuza nk'umushyitsi asiga ashyizeho ubuyobozi hariya muri Zion Temple we beza officiellement aravyenda nyine ajya muri Amerika ubu ngubu ni hakorera umurimo w'Imana aho yanaguze urusengero Joel naho iyo wenda yakurikiranye no kugura urusengero rwa miliyoni umunani z'amadolari ndakeka ari ibyo niba tutibeshye ni mu byaho ngaho iyo nkuru nayo yaragiye iravugwa cyane abantu bama felicitation bama congratulation barabikunda nyine urumva nayo ni umwaka usize Apotre Gitwaza afite urusengero yituriye muri Amerika Joel nanone indi nkuru yavuzwe cyane muri uyu mwaka ni inkuru yo kwihana kw'abatinganyi inkuru yo kwihana kw'abatinganyi ni inkuru ivuzwe muri ngira ngo hashize mu kwezi muri aya mezi asoza uyu mwaka November na December bagize gutya shangazo yitwa Jenny agira gutya avuga yuko yagize ishyaka ryinshi akajya bahugura bamutuka bagira gute ariko biza kurangiza abonyemo iminyago ngira ngo abigihaniye kwikubitiro n'abantu ni bane niba ntibeshye abajyana kwa Reverend Antoine Rutayisire abarambikaho ibiganza yuko batuye ibyaha no mu ngubu ngo bakaba bakomeje ibikorwa byo kuba mu masengesho y'iminsi 30 yo gusaba imbaraga inkuru ya kwihana kw'abatinganyi nayo ni inkuru yasakuje cyane ndetse nyuma haje kwaduka abandi bagenzi babo cyangwa n'abandi bantu babarwanya bavuga ati reka tubatega iminsi tuzarebe reka turebe ko bizagenda yavuzweho cyane kuri social media ndetse abantu benshi barabikunda iyo ni inkuru nayo ya trending Joel ngira ngo abahungu
bihanye mwana naganiriye abahungu twaraganiriye yewe nabonye hazavamwe abavuga butumwa bakomeye hari nk'uwitwa Jean Dedi iyo umurebye rwose ubona ari umuntu wabijemo ndetse ubushize uko twaganiraga na Shangazi yatubwiraga yuko bamwe ngo batangiye kubatizwa mu mwuka wera urumva rero ko hari ibyiringiro yuko uko kwihana kwabo bagukomeza kandi kukazagira umusaruro Joel reka wenda duse nk'abagana ku musozo ariko duse nk'abavuga ku kintu cyo gukoresha social media ku nsengero n'abakozi b'Imana Joel uyu mwaka ntubasigiye isomo uyu mwaka usize isomo rikomeye mu nsengero zuko burya gukorera mu rusengero gusa nta social media platform ufite nk'urusengero rwawe yaba YouTube channel yaba Twitter, Facebook, Instagram n'ibindi n'izindi social media zose burya ko ari error ikomeye kuko bishoboka ko ibihe bihibindi hari igihe cyagera urusengero ntubone uburyo bwo kurujyamo nyamaruka wakomeza gukora ivuga butumwa kuri social media mu gihe bamwe bavuga ko ari ibya antikristo bamwe bavuga ko ari ibya antikristo abandi bavuga ni iby'abadayimoni abandi bavuga hari abashumba nzingiye ubwanjye najyaga nganira nabo muri za 2019 najya kubabwira ati mwama interview ati toka shitani mu izina rya Yesu ati ibyo bintu ni iby'abazimu ni ibiki byose na antikristo ati reka nta bintu byo kujya ku karubanda nyamara muri 2020 birirwaga banyirukankaho ati nyaboneka wo kabyarawe abakristo bakeneye ijambo mwanya urumva ni challenge igomba gusigara mu mutwe y'abashumba yuko social media zifite agaciro kandi gakomeye Joel navuga ko uyu mwaka none kandi ni umwaka ubereye mubi bamwe mu bapasteri ni umwaka wabereye mubi bamwe mu bapasteri birumvikana kubera yuko usize insengero zabo zifunze burundu abantu basigiye agashomeri gatoya abantu basigiye ubushomeri butoroshye cyane wenda reka tuvuge ku itorero rya ADPR twigeze dukora inkuru yaryo yahinduye strigitire abashumba b'indembo nabo turere bavaho urumva nyine bagiye kuba abashomeri bamwe baraba abamotari abandi bashobora kuba abanyonzi abandi bashobora kuba gucuruza ibishyimbo cyangwa n'ibindi myaka bitandukanye byose birashoboka byose kuko hari n'abakora uvuga ubutumwa by'ubushake kandi babayo yego Joel hari n'abandi benshi gira ngo insengero zabo basize umwaka usize insengero zabo zigifunze hari abantu batari bafite nk'ubuzima gatozi batari bafite ibyangombwa byuzuye batari bafite insengero ziri simati abo ngabo noneho covid cyangwa ifungwa ryazo muri covid bitumye zarakiza uvuga uyu mwaka basize mu mazi abira n'amarira menshi badafite icyizere cyuko zizongera gufungura Joel hari ikindi twibagiwe ibintu biba byaravuzwe muri gospel cyangwa byarabaye muri gospel aba ari byinshi cyane ntabwo twakwibagirwa ko uno mwaka usize mu Rwanda hafunguwe banke y'ibiryo ati banke y'ibiryo gute Apotre witwa Mignone Kabera no mushumba uyoboye Noble Family Church na Women Foundation Ministries mu minsi yashize gutya aherutse kugira gutya atangiza icyo bita food banking na ahantu ngo azajya ategurira ibyo kurya bitandukanye agafasha abantu bashonje bakaza bakarya abandi asanzwe akora ibikorwa byo kwita ku batishoboye abinyujije mu bikorwa byitwa Thanksgiving igikorwa ngaruka mwaka Thanksgiving uyu mwaka rero yamurikiye mu icyo gikorwa kijyanye nyine no kujya gaburira abantu nyine ahantu bazajya bashyira ibyo kurya nyine ariyo mpamvu bavuze ngo ni food banking urumva rero banke y'ibiryo nayo ishyizwe muri 2020 usize muri gospel habonetse banke y'ibiryo ubwo rero abantu bajya kubitsa y'abandi bagiye kurotira niko bimeze ninde uzemererwa kubikuzayo n'umukennyi ubu nawe wajyayo umunyenzara nese banke igirwa abakene cyangwa ni y'abantu bose nyine urumva ariko ntabwo ari banke yunguka ariko ni banke yunguka ariko inyungu zayo ni ugutumbira ni ukuguhanga amaso mu ijuru ni bya bintu bavuga ngo nugira neza uzahembwa mu ijuru ariko ninde wabonye abikije akabikuza mu ijuru barahemba man ubuse ko buriho ntabwo ari igihembo cy'ijuru ibyo ni bisanzwe nkuko mupagana bayo we baraguhembye njye cyane ubu warahembwe narahembwe ngaho se mpaho nta kibazo nyine shyira hano utanga kwiragiza rushaho kunguka ariko uyigumiriza arahomba shyiraho Joel Joel ngira ngo rero reka duse nk'abasoza inkuru zavuzwe muri gospel n'izindi twibagiwe ni nyinshi cyane havuzwe impamvu hari ibintu batumvishamo kandi abantu bashobora kuzakomantingaho abaramutse bagize ingorane zo kutumva ibiganiro byombi nuko amatrend yo mu itorero rya ADPR twayakoze ukwayo muri ADPR harimo inkuru zitandukanye itengwa rya pastor z'inshuti Michel ivaho nabi ry'ingoma ya Karuranga Efremu ifungwa rya Karangwa ikurwaho ry'uturere n'indembo bashomeri benshi biki bintu byinshi byose mu itorero rya ADPR twabikoze by'umwihariko niyo mpamvu hari amatrend menshi
y'inkuru zagiye ziyitinga hano atagaragaye kandi wenda twe twahisemo ibyo tubona bigeze inkuru twibagiwe rafiki yangu Niye, bari Joey? kutye baba Niye, we baba Joey? we wajijishije nihe u Rwanda 2020 isize Dufite rubonye karidinali. karidinali Yes. bivugeho nawe Joel ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane kuba nk'igihugu nk'u Rwanda twaragize karidinali yego kuva Kiliziya Gatolika yagera mu Rwanda yes twari twayigira tugira karidinali karidinali yego ejo bundi tujye tubone papa mu kwezi kwa 11 ageze gutya atoye Cardinal Kambanda Antoine yego kuba Cardinal ndetse ubu yanamuhaye imirimo y'umuntu ushinzwe iyogezabutumwa niko bimeze ku isi yose. Joel ni ikintu gikomeye cyane ubundi kugira ngo igihugu gitorwemo Cardinal ari bishobora gushingira gukura kwa Kiliziya muri icyo gihugu abakristo nyine nuvuga ngo hari ibintu byinshi bigenderwaho ariko iyo bintu byose bigenderwaho urebye Joel bishingira naho u Rwanda rugeze no mu cyerekezo cy'u Rwanda ku Rwanda rugenda ruzamuka rutera imbere abantu bagenda baba smart baba bakristo abandi nuvuga ngo Joel ni byinshi twavuga ngo numugisha ku Rwanda ngira ngo na president yarabivuze ejo bundi ubwo bajyaga ku kwizi gutura igitambo bashima Imana ko duhaye Cardinal Joel ni ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyane tuvuga wenda kuri Kiliziya Gatolika na Cardinal reka tunavuga yuko umwaka wa 2020 usize mu Rwanda habonetse televiziyo yivuga butumwa yitwa Patches TV ya Kiliziya Gatolika nabyo Joel ni ibintu bikomeye iyo televiziyo yatangiye gukora muri covid uvuga ngo covid yatanze amasomo itanga n'ibisubizo yatanze ibibi itanga n'ibisubizo Joel rero twavuga ko ni ikintu cyiza aho abantu uyu munsi mu gihe nanone ikindi Joel twakubwira ko mu gihe nk'iki ngiki cya covid cyangwa mwaka wa 2020 ariho amatorero menshi yitabira ikintu cya media niko bimeze kabisa bose babonye ko niyo nzira yonyine yo gukora isakaza butumwa nitwareka kusoza tuvuzwe ngo media yabaye ikiraro muri gospel media yabaye inkingi ikomeye cyane muri gospel kugeza ubutumwa yego yes abakunzi biyobokamana TV ndetse na Bwiza TV reka tubashimire cyane kuba mwakurikiye iyi nkuru yacu twakoraga twibaza ku bintu byagiye bitrendinga cyangwa bivugwa cyane muri gospel mu mwaka wa 2020 na amasomo bikwiye gusigira abantu buri wese akwiye kuba guhwiturwa ari abahanzi bakamenya yuko bakwiye gukora mu gihe gishoboka n'ikidashoboka amakorari akwiye gukora mu gihe gishoboka n'ikidashoboka abayobozi b'amadini bakwiye gukoresha social media neza kandi bakamenya yuko burya nubwo tujya mu nsengero ariko bakigisha abayoboke babo ibuka Imana itabarizwa mu rusengero gusa ahubwo ko Imana burya ituye mu mitima y'abantu kuko aho ugenda hose Imana mwa muri kumwe nacyo bizatuma abantu bakiranuka aho bagiye hose Joel gukiranuka se mu rusengero mekireka ngushimire cyane kandi nkwifurize umwaka mushya muhire 2021 Imana ikomeze igufashe inafashe n'abantu bari badukurikiye ngira ngo washaka nka contact zawe mu buryo butandukanye ashobora kuvuga ati meki ndamukunda agiye akora inkuru z'ubusesenguzi nziza ati reka dusangire bona nakagusunikira akantu biremewe washaka kumfasha nanjye abantu b'Imana mwabanye nanjye kuyobokamana TV umwaka urashize muri covid yobokamana naragerageje cyane mu gihe cyo kugucyaguma mu rugo nkajya ngera ku bakozi b'Imana batandukanye bingoye mu buryo bukomeye nta kintu ntakoze nzi neza ko ndashidikanya ko ntagwisari ntazabura gusarura umusaruro w'ibyo nabizibye mu murimo w'Imana ariko nawe ushaka ko dusangira bonane mobile money yangira kora niyo nimero iraho muri notification urumva 0788 31 iri no muri mobile money nanjye kubashaka kundemera rwose ntago nabya ko muremera se abandi nanjye byambera yes nimero yawe yanjye ni 0788 55 4010 yego nisubiremo yego 0788 55 4010 yego ushaka no kumamagara ushaka kunyandikira kuri WhatsApp ushaka gutanga igitekerezo niyo nimero nkoresha Joel niyo nimero akoresha njewe noneho by'umwihariko reka mbivugire hano wenda mw'iki kiganiro mu nkuru ndi bukore mw'iyi minsi ndajya mbivugamo cyane hari abantu mfite babakene cyane babakene bikomeye ni nk'imiryango nk'itanu nihaye intego yuko twasangira nabo iminsi mikuru nkabaha ubunani umuntu wumva wakorera umugisha kuko banze kujya kuri social media
ku mpamvu zabo baravuga bati ni umuntu wumva yakorera umugisha kuri iyo miryango akamfasha kumperekeza kuzasura iyo miryango Imana yamuhereza umugisha cyane uwankenera yamvugisha nyine kuri iyo nimero iri no kuri WhatsApp mu buryo butandukanye reka tugushimire cyane Kayira kuba wafashije natwe rwose Joel nawe ndagushimiye kuba wafatanyije na Bwiza TV tugakora iki kiganiro Joel ariko banakore subscribe kuyoboka Mana TV no kuri Bwiza TV nyamuneka bano kuyoboka Mana muze mukore subscribe no kuri Bwiza nabo kuri Bwiza nyaboneka turabinginze muze kuri iyoboka Mana TV mukore subscribe mu sharinga video kandi ibitekerezo byanyu birafunguye mu biduhate munadusabe n'ibindi biganiro bose baduhe n'ibitekerezo by'ibiganiro mba bashaka Joel twajya dukora murakoze cyane mugire ibihe byiza amen